bene inganzo ikiganiro kimwe rukumbi kivuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Ubutabera bw'umuco ni ukuzirikana nyiri igihangano. Nindukibuka izina ryanjye ngwa nkumbure. Ibihe n'ibintu birashira, abantu bagahita, roho ya gihanzi igasigara. Erega inyuma y'igihangano hari umutima wakiremye. Na nyuma yo gupfa nzakomeza ndirimbe. Bene inganzo ni bene Imana. Mwana w'umunyarwanda ndavuga umukobwa ngo warayarutashya agatahana inzara, bamukoze ibishyimbo reka siyo bijumba bitamutera mu nda, umuhaye akaryama witwa ngo warashatse yoho. Ngikigitera inimba, ngikigitera ishavu, ngicyato bahunga bakanga ushaka bakigira buganda, umwana w'umukobwa akibera icyo manza karinda fata kowe yoho. Uyu mugabo mwumva aka karirimbo ke yitwaga Sekimonyo Tabaro, ndetse n'andi mazina benshi bakunze kumwita. Ino ndirimbo abantu bakunze kumbaza bati uzadushakira uyu muhanzi. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ko tugiye kuganira n'umuvandimwe uzi amateka ye. Ntabwo ari mu Rwanda ariko tugiye kuba turi kumwe nawe muri iki kiganiro. Ku murongo wa telefone Jean Paul, waba urimo kutwumva neza? Ndabumva cyane Ben, ndabumva. Muraho meze neza iwacu ngiyo? Muraho neza? Turaho natwe mu ibwota masimbi ahangaha. Tumeze neza ariko ubukonje bwaraje, cyakoze turaho tumeze neza. Hari uburu ahagana hehe turimo kuvugana muri aka kanya? Ndi mu mujyi mu karere dukunze kwita region ya Ottawa Gatineau. Ni muri capitale nyine y'igihugu cya Canada, niho ntuye. Uri muri Canada? Voilà, no. Canada bajya bavuga ko ari ahantu heza cyane, ngo umuntu arareba ukabona ukagira ngo ni handa Adamu na Eva ngo babanje gutura. Kambabwire buri gihugu kigira ibyiza byacyo n'ibibi byacyo. Yego. Cyakoze kiri mu bihugu bikize ku isi nk'uko bizwi, habaza nyine za opportunity hano. Kuko tubizi byaba n'igihugu mbega nk'uko ahandi hose ugiye kuhaba ufite gahunda y'ubuzima bwawe, ibyo ugomba kuhakora. Ni igihugu gifitemo za opportunity nk'izo ngizo, opportunities kabisa nk'izo ngizo nyinshi. Ariko nyine ariko umuntu uje hangaha nta gahunda, nabwo ntago hamuhira. Ariko rero haguhira rwose hari ufite gahunda. Hanyuma rero nubwo twavuze gutya ntabwo watwibwiye. Yewe nitwa Jean Paul Rudahusha. Mbaye hano muri Canada imyaka myinshi, ngiye kumara imyaka isaga 30. Uvuze witwa Rudahusha? Rudahusha ubanza kuvuga. Abarundi nibo bakunze banyitaga Rudahusha, ariko ni Rudahusha Jean Paul. Yego. Nkaba mwene Rudahusha nanone mwene Rudahunga wa Rubango, ariko nakomeza. Ukaba uri n'umunyarwanda? Ariko ndi umunyarwanda, navukiye i Kigali. Mvukira i Kigali muri 70 CHK, iriya hopitale muzi ya CHK. Yego. Icyo gihe iwacu uri made in CHK, pana kuvukira mu bikari. Neza CHK. Nkaba ndi umwana wabaga mu kigo cy'Abadage Deutsche Welle, murayizi ntabwo gihari yendera. Ndumva mantene zaramanutse byo mperuka. Yego. Data yari umutekinisiye, nk'uko yari umutekinisiye kuri Deutsche Welle hariya, niho nabaga mu kigo hariya, niho navukiye. Urumva ko uri umwana wavukiye mu rugo rwiza. Hanyuma umuhanzi tugiye kuganiraho, ndagira ngo tubwire isano ufitanye n'uyu muhanzi nabwiye abantu ko tugiye kuganiraho. Yego, nta kibazo. Manu Matabaro Sekimonyo. Manu wanza arakazina bamwitaga, kavuye kuri Emmanuel Sekimonyo, niko nzi izina rye ryari uko yitwaga. Ukuntu natwaje kumenya ko twebwe ubundi twabaga i Burundi iwacu, kubera amateka y'igihugu ayo muzi. Yego.
twahungiye Burundi alo yego twahungiye Burundi 73 mfite imyaka 3 ubwo ko twabaye Burundi rero kugeza igihe nyine cya liberation y'igihugu muri za 90 ariko mbere yaho gato 89 yego Sekimonyo nibwo twamumenye yaje Burundi yaje gukora ikirero ubwo ni mu buhe mwaka tutangiriyeho wowe ubwo urumva 89 igihumbi kimwe magana 989 ubwo ni mfaka ko mbivuga gutyo wamugana nibwo wamenye Sekimonyo Mutabaro nibwo namumenye ariko noneho nsubiye inyuma uko nagendaga nkura mu rugo ewana buri urabizi saa 5 z'amanywa nibwo Radio Rwanda yafunguraga niba mubyibuka yego ikongera kazafunga saa 5 z'ijoro nibyo yego yafunguraga saa 11 ndabyibagiwe zo mu gitondo ndabyibutse saa 11 mu gitondo nibyo ikongera kaza ntabwo yafungaga saa 5 buriya cyangwa yakomezaga ikora simbyibuka saa 5 z'ijoro yego none bakongera bagafungura mu gitondo saa 11 bagafunga mu gitondo saa 2 abantu bagiye mu kazi ukongera gafungura saa 5 gutyo kongera kazageza kugeza saa 5 zo mu z'ijoro yego ariko kubwira ko twumvaga Radio Rwanda buri munsi ko ababyeyi bumvaga ubwo ruri mu karirimbo kabaye tuvuga mu cyongereza ko kahitinze aho ngayo bavuga kahitinze n'abajene uko babivuga uravuga iyi ndirimbo cyane iyama n'Matabaro ngiki giteye intimba umwana w'umunyarwanda n'abantu turajya tubumvishaho gatoya nuko tugashyiraho ko ngiki giteye intimba ngiki giteye ishavu ngiki abato bahunga bakangukiyongera gutarya bakanga gushaka bakajya buganga bakigira Buganda umwana w'umuhungu ibintu nk'ibyo yego umwana w'umuhungu yaryamye mu mfuruka yumvise imvura ihinze yihinda mu kirambi inasomye agatabi yamucira mu maso sagize ngo arabyo kagenda mugeze umuvu yumva yamubonyoye niko kumwaka inkwano yo ngikigitera intimba ngikigitera ishavu ngicyato bahunga bakanga gushaka bakigira Buganda umwana w'umukobwa akibera icyo manza karinda fada kowe mwana w'umunyarwanda ndavuga umukobwa ngo warayarutashya agatahana inzara bamukoze ibishyimbo reka siyo bijumba bitamutera mu nda umuhaye akaryama witwa ngo warashatse ariyo ngiyo ndayibuka kabisa ari ubanze mu ndirimbo ni wabaye wa mbere mu Rwanda ubanze yes iyo ndirimbo yamuhesheje igihembo ubanze yarabaye ya mbere mu bahanzi bashyiraga indirimbo zabo kugira ngo barebe ngo ninde uza kuba umuhanzi wemewe cyangwa se imbere y'abantu ubwo urashaka kuvuga ko mwe mwayumvaga muri Burundi rero mwarahungiye Burundi cyane rwose cyane urumva twaramumenye twaramwumvaga urumva noneho uwe kubera ko yakundaga kumva nawe ibiri hirya no hino abahanzi burya rukuntu ibingibi reba ibintu byatangiye twita collab abahanzi bakorana Bruce Melody akarimbana n'undi gutyo yego nawe yashase rero kugira ngo aze guhura n'undi muhanzi tuzi nawe utakiriho witwaga Annonciata waririmbye Kamariza n'ubundi ni Kamariza cyangwa se Annonciata Mutamuriza na Annonciata buriya ariko Kamariza barimutse kubera izina iriya ndirimbo yahimbye Kamariza we Kamariza nkundi ngo ndaguhaye ijwi ryanjye mu mbabarire rwose oya ntacyo bitwaye nuko bimeze n'umwimerere ahubwo nuko byagenze bitewe n'ikirere ubundi ndanaririmba n'ibinkunze ndabashyiramo nanjye umuhobo kugira izo za nkeya nziyo fete n'urumva none ubwo rero yari yaje kugira ngo arebe ko bakorana baririmbane Bujumbura bakore nyine ni nka gukorana bakorane concert hamwe abana twera umuhanzi wandika n'amagambo y'ikinyarwanda gikomeye ku buryo kugira ngo uzumve ibyo ari kuvuga yari umuhanzi mu bantu bandikaga kabisa ikinyarwanda cyiza cyane yego
nuko noneho biba kubera rero hari ikibazo kijyanye na politiki icyo gihe yari hari, ntabwo washobora kumva umuntu uvuye i Rwanda icyo gihe turi mu bintu byo kwitegura liberation, reka mbivuge ubu twabivuga nta kibazo gihari, nta problem, kubera ko ni ibintu byabaye byanarangiye, sibyo byanatanze umusaruro kubohora igihugu cyane. Rero ntabwo rero icyo gihe umuntu uje uva i Rwanda ku kanya gutyo yarebwaga neza. Yego. Uje hanze noneho y'u Rwanda, uje mu Rwanda, wowe uje kureba iki hano, uje gukora iki? Yego. Ubwo Sekimonyo aramanuka gucuranga gusa. Aramanutse ariko se rero uje gucuranga, uyu muntu aje gucuranga cyangwa ni gitara aracuranga cyangwa ni intuza? Gitari ye kabisa, afite gitari nziza buriya, yafite gitari ifite imigozi 12. Sinzi ko gitari muzizi. Impamvu ya Mungu reka da nziza cyane, ariko gitari ubona niba kibazigira nk'izo gikike yari kumva ko yabonye ibihembo yenda akayigura cyangwa ibyo ntago mbizi, ariko yacurangisha gitari ni bwa mbere nyirebye kuvuga ni twari tuzizi mu ma video tureba ama clip yo hanze za Burayi n'iki iki gihe twagiraga televiziyo u Rwanda rutarayigira, noneho ariko asinyo gitari ye nyine ari genda na gitari imigozi 12 kabisa. Nuko noneho icyo gihe ibyo gukorana k'amazi n'ibyaciyemo kubera iki? Kubera ikibazo politike nyine. We yaraje aje muri concert gusa, ntabwo yaraje nk'umuntu uhunze, ni icyo bishatse kuvuga? Ntabwo yaraje nk'umuntu uhunze, ntabwo yaraje nk'umuntu uhunze. Yaraje aje ubwo ndavuze kwikomoza uko nyuma yaho yarahunze agaruka none Burundi. Yego. Ubwo rero nuko icyo gihe biranze gukorana biranga, kubera ko nyine kutamenya ese niki kimugenza cyangwa hari ikindi cyangwa aratumwe. Urumva ko igihe hazamo ibintu byinshi cyane kandi birumvikana cyari igihe kabisa kigoye, igihugu kiri hafi kubohorwa, urumva abantu turi kubyitegura. Noneho ibyo biranga byanze, uva gahunda yarafite ibihasa nk'aho bihindutse. Avuga ati ntabwo niteguye gukora concert, biranze, reka noneho nshaka ukuntu nashaka abandi nkore concert yanjye jyenyine, kuko Annonciata ntabonetse Kamariza. Ubwo muri Burundi naho ari nawe tubibona ari Bujumbura, ari muri yafashe hotel ahantu. Ubwo aravuga ati karashake basi troupe de danse izamfashe nkore ntuza nkore iyo concert. Biragenda bigwa kuri sewa Masamba Sentore, nabwo ntibyacamwo gutyo, urumva birakomeza bigenda abantu nyine bafite troupe de danse. Ubwo iwacu twari dufite troupe de danse, mama umbyara yari afite troupe de danse yitwa Urunana. Abana babyinaga icyo gihe twari dufite benshi cyane. Yitwa Urunana. Urunana rero hari abantu baje kumbwira hari umufana uwo ngira ngo wenda ugenda umurebe niba nagukundira, ubwo wenda uzaba ugize uwo mukorana concert, ko icyakuzanye ni Kamariza, ariko ntabwo byashobotse. Yego. Uri kumva story nk'iyo, story abantu benshi ntabwo bari bayizi, hari yenda babagiye Burundi barayizi. Ndayumva ni inkuru ikomeye cyane kandi y'ubuzima benshi banyuzemo. Y'ubuzima bw'umuntu. Yes, kabisa, kandi bimva biri connected n'amateka yacu. Kandi nubwo wenda yari imwe ndi babwire ivuga ayo mateka nkayo ibibazo twagiye duhura nabyo, mba numva udusabira igihugu kugira ngo ntibizongere no kuba byanagaruka, kuko bira bintu byari ibintu bibi cyane. Nuko ibintu by'amoko. Ubwo uravuga ko ari aho ugiye kumumenyera cyangwa wamumenyeye? Naho ngaho ndikunda kuzana muri iyo story gutyo. Yego. Ni ukuvuga rero icyo gihe bamurangiye mu rugo, araje ubona umuntu uje juste gutya, yaje mu masa muri après-midi aho ndabyibuka. Umuntu uje uvuye i Rwanda tutazi natwe n'ibyo, ntabwo twari tumuzi, tumumva gusa kuri radio, ntabwo twari tumuzi. Cyakora arakirwa, avuga ikimugenza, yabaje kutwibwira n'ibyo, ntabwo byanatinze yaranaturirimbye aho ngaho, urumva. Yaririmbye iyihe?
iyo ngiyo nyine y'umwana w'umunyarwanda niyo cyane cyane twabaga tumuzeho kumva kuri ese n'uyu nguyu ni wowe manu okay urumva noneho avuga rero kimugenza dore ndacyahari ibyari kugenza yagizaga nibi ariko ntabwo byaciyemo ndashaka gukora konseri ntabwo naje kureba niba twakorana ko abandi ndasa nkaho ntabwo bari available ntabwo bari ntibaboneka ahamba tugiye uko mbyumva nibyo byose gukora kabisa niba ari nta kibazo twakorana ubwo ntabwo byari by'ubuntu yagomba kwishyura yego ubwo rero konseri irateguwe mu hantu hitwa Odeon Palace ni abantu bose babaye Burundi benshi barahazi Odeon Palace rero igitaramo kirateguwe ariko cyitabiriwe n'abantu bake cyane yego kubera ko sabotage yarabaye byinshi urumva ko umuntu ntabwo tuzi ikimugenza yego none namwe mwakire rero ubwo natwe twabaye ikibazo birumvikana twabaye ikibazo ariko ibyo ni ako nagaciyemo ariko twabaye ikibazo kandi nta kibazo nta kimwe rwose tuzira ubusa rwose kandi nawe azira ubusa uko twabirebaga yazira ubusa yaje azanywe no by'ubuhanzi ikikubwira ko yazize ubusa nuko nyuma yaho ubwo konseri yarabaye iba nabi cyane ariko irakorwa yego yewe nanjye nari nyirimo muri abo bantu bari batuzi wowe wakoragamo iki bwana Rudahusha nari umuntu uhamiriza nanjye nari intore ihamiriza sibyo yego yewe wanyigishije ni umusaza twubaha cyane Sentore nyakwigendera watojwe na Sentore na Sentore se amasamba twari mu itorero rimwe iwabo arabizi amatorero twageraga ubundi yabaga ari menshi ariko wahitagamo aho kujya kabaga imanzi tukajya mu manzi ubundi tukajya mu indashyikirwa ni Sentore ko zitwaga indashyikirwa niko twitwaga n'iwacu hari urunana habaga hari abana b'abanyarwandakazi abakazayiwazi arepoke abarundikazi bose babyinaga iwacu nuko noneho ubwo irarangiye asubiyeyo ati cyakoze mwambere abantu beza vraiment nimuzi Kigali nzabakira mvaga twajyayo usibye ko twanajyagayo nyine twajyagayo muri vacances nk'abandi bashobora kujyayo bajyagayo twe twajyagayo tukiri abana batoya nuko twarazaga ngo Kigali noneho ubwo ko twafite abavandimwe benshi ariko jenoside yatwaye so nuko noneho aravuga ati rwose karibu mushoboye kuza nzabakira nanjye cyakoze yaragiye asuye Kigali ariko urumva ko nonanti muri nuza biteye mu byitso baramushaka nawe rero yasubiye i Rwanda 89 muri 1989 sibyo 99 yari arijuje muri igihe gito ariko icyo gihe yarangije ibyo yakoraga yari yaje gushaka asubirayo urugamba rutangiye bamuhiga mu byitso abagize ate ahungiye Bujumbura yaziraga ko n'ubundi yaje Bujumbura birashoboka kandi mu mateka yandi nzi rero yari umuntu wasabanaga ubwo turashaka kuvuga ibintu by'amoko n'ubundi nicyo kibazo cyari kiri mu Rwanda urumva yego icyo gihe mbere y'intambara ibintu by'aho turabatutsi yabanaga n'abatutsi cyane nawe bikwitwa ko ava mu bwoko bw'abahutu sibyo ariko nyine yifite inshuti zitandukanye n'abo batutsi yarabafite urumva rero muri icyo gihe niba higwa abatutsi ubwo n'abantu b'inshuti zabo bose bagomba guhigwa hagarutse Bujumbura aha ndi kwibaza yari umusore yari akiri umusore yari nta mugore yagiraga yari mu ntoki kuri icyo kintu kuri iyo nabona icyo ntabwo nari ndi muto nari nkuze kabisa urebye 19 aho ngaho ubu umusore ureba uzi kureba ibintu kugenzura wabonaga ari umuntu wibanaga yego ariko wagize umugore akanabyara n'abana banza batatu niba mbyibuka neza naje kumenyana n'abakobwa be babiri bari mu Bufaransa babana na mama wabo bariho kabisa ariko ndumva ari n'umuhungu uri aho ngaho i Kigali niba akiri aho ngaho simbizi ariko abandi bashiki be bari mu Bufaransa sibyo ku buryo baje nk'uko wamenye yenda ibyo ntabwo turi bubigemo urumva
nanjye hari abantu bandangiye abarangiye abo bana ba Sekimonyo jewe batera umuruzi papa wanyu dore mvugana nawe rwose babwira papa uko namumenye nibyo umwe muri bo kandi ubona asa na se cyane ye ku Sekimonyo Emmanuel Manu Tabaro amazina nkayo yose Manu Matabaro ni Manu Matabaro wirebe kabisa niko byanditse mu manuza muri YouTube ubirebye ni Matabaro Manu Matabaro n'ibyo nkabanzi ko ari umuntu w'umunyagikongoro nabyo nibajya kubibabwira iwabo ko yabitubwiraga hanyuma rero harya ni mu Kinyaga hariya niko hitwa harya ntabwo ari mu Bufundu Fundu mu Kinyaga se ni hehe ko nzi ko yarimbaga mu Kinyaga Kinyaga ni Cyangugu mu Kinyaga ni mu bice bya Cyangugu n'ubundi ni mu Kinyaga hariya urumva ko biregeranye n'Ubufundu rero bari ibyo na Gikongoro hari indirimbo aririmba Kinyaga nyine uzaze mu Kinyaga uzaze kureba ikivu cyacu mu Kinyaga uzaze kureba icyombo cyacu mu Kinyaga kandi nushaka icyuri uzaze mu Kinyaga uzahasangira itoki aho mu Kinyaga twari tukuvuga ku yagarutse Burundi rero ahunze ariko none twari tumaze kuvuga no ku muryango we naho yari Bujumbura rero ubwo urumva ko yari afite urugo icyo gihe wabonaga asa nkaho ashobora kuba atakiri kumwe n'uwo bashakanye story yenda ntabwo nashoboye kugira ngo nshakisha andi mantu yenda ya mbere yaho ntaramumenya ariko ayo ngayo ndaguha yongewe ayonzi kugeza nyine avuye Bujumbura kuko yari savi Bujumbura icyo gihe yanazaga nyine donc yari kuri hotel yashobora kujyaza no mu rugo basa ariko nyuma yaho rero yaje kuva mu Burundi nabi yavuye ahawe 48 heures niba atari 48 heures ari kubanza iki ntabwo twumvise neza ntabwo dusobanukiwe neza ukuntu icyo kintu uvuzaho reka mbisobanure mu Kinyarwanda kugira ngo wenda abatatacyumva babyumve neza icyo gihe yahawe amasaha 48 kuva i Burundi yahunze ava mu Rwanda ahungira i Burundi muri 1991 yego ageze Burundi bigenda gute mu gihe kibi cyane uri kumva ko kibi mu gihe kibi intambara irimo hagati mu Rwanda ibintu biratutumba mu karere urabizi ko ibi byose ureba nuko ntabwo ndi bujye muri detail cyane ariko urabizi u Rwanda rw'icyo gihe rwafatanaga na Nuza na Zaire mu butiyo epoque urumva ko byari byaravanze abazerwa baraje gufasha donc izi ngabo za kera z'u Rwanda kugira ngo barwanye inkotanyi ariko ibyabahiriye baratsinzwe bongera bataha urumva rero mu karere urumva buri gihe igihugu kimwe kiba affected n'ibindi biba affected urumva we amasaha ntabwo uri kumbwira ukuntu ku masaha yego ukuntu wayamuhaye n'impamvu byari bigenze bite nyine yagarutse rero ahantu yaje bibaza impamvu yaje i Burundi yego bakiriyo bumvise ko agarutse yaraje arabumva ko yagiriye ariko noneho aragarutse benshi ntibamenye ko agarutse ahunze ariko agarutse noneho ahunze iki gihe mwe yarabibabwiye ko ahunze yabasobanuriye iki twebwe yes ko baramuhigaga ndagusobanurira nyine cyakubwiraga ko bamuhigaga nuko byarangiye nyuma yandaza kubasobanurira yaje kuza mu Rwanda ho gatoya intambara iri hafi kurangira baramubona nuko bamwishe nawe yaguye mu bandi muri jenoside urumva ariko nsubiye inyuma rero abamubonye agarutse gukora iki yego rero uriya muntu ashobora kuba yenda ari mu byo kuneka nibyo nicyo kintu yazize urebye baramubwira ati hano hantu ukahava rero ukahava tuguhaye 48 kuko byageze muri Sirete Burundi urumva niyo yamwandikiye 48 nta wundi ari kumurikana wundi atari ba nyiri igihugu Barundi ubutaka bw'u Burundi agomba kuvaho mu masaha atarenze 48 ibintu byarabaye nari mpari narabibonye aragenda yagiye
yafashe indege ajya Nairobi, yahungiye Nairobi. Nairobi hari abandi bari baravuye mu Rwanda bari bamuzi, abo ngabo niyo yagiye asanga nyuma yaho urumva kwiyentegera muri Kenya. Nibyo mu bintu bya za fundraising by'amafaranga twashakaga tweza ku rugamba, babikoraga hose ku isi, ntabwo ari ahantu gusa hamwe, byari hose ku isi. Abanyarwanda bari barashize hamwe none kugira ngo bashe gutaha iwabo, ngo akajyayo nawe akajyayo kugira gukorana n'abandi, harimo ubuhanzi bwe nyine akaririmba muri fundraising, kubera ko bari bamuzi nk'umuhanzi wari uzwi mu Rwanda, yaraza kabisa akabikora. Ashaka akazi ari Nairobi, arakabona ahantu hitwa Arusha. Yego, Arusha ni muri Tanzania. Agiye muri Tanzania, hari hafi, ni hafi rwose ya Nairobi, ntabwo ari kure cyane ya Kenya. Arusha abayo kugeza igihe imishyikirano yahabereye, abantu basinya, murabyibuka Kanyarengwa hari umukuru wa parti ya FPR, His Excellency nawe yarahari icyo gihe, n'abandi baje, ndumva na Habyarimana yarahari. Ubwo mu bahanzi bari, we ari mu bahanzi, ndumva ari shopari naho yine simbyibuka neza, ariko yararirimbye aho hantu ko yari Arusha, araririmba rwose, arabaririmbira muri Tanzania. Urumva Tanzania rwose yarahari, basinya amasezerano. Urumva ko byamusanze mu mujyi wa Arusha kandi yari Arusha. Yego, birumvikana. Ubwo mu kinyamateka harya hari Kanguka, nicyo cyari kinyamateka cyandikaga ibintu byiza, niba mbyibuka neza. Kangura yo yari ishyigikiye leta yari icyo gihe. Yego, Yangeze Hasani niba mbyibuka nabyo. Ariko Kanguka yasohotsemo rwose mu bantu ba muhanzi wanditse nako waririmbye, akanasetsa n'abantu. Iyo ndirimbo ntabwo izwi cyane, yakunda no kuyiturimbira cyane gutya dutaramye, akacishamwo. Atari iyi ngiyi umwana w'umunyarwanda, ni yindi. Oya, yitwa ngo ikirari, ngo namuguyaguye namuguriye yanze, namuguyaguye namuguriye yanze, namuguyaguye namuguriye yanze, mukobwa wo mu kizungu ishyamba yaritwitse, ngo azabona inzira zaca ashatse guca imanza, ati jyewe nkabibona akishe Nyirarunyonga gapfunyitse mu kibero. Abantu bakaba barasetsa aho ngaho. Yarafite ikinyarwanda kiri gikomeye ukuntu nyine, ntabwo sinzi ukuntu yari umunyarwanda n'ubundi byinshi, ariko kwandika kwe rwose yafite ibintu by'ikinyarwanda gikomeye cyane, kirasekeje rimwe na rimwe. Basi urumva nuko rero Arusha aho ngaho rero hari ukuntu ngo yagize gutya, yamaze kugira ubushobozi, akazi kari keza. Donc avuga ati reka simbukire Kigali ho gatoya, ashaka kujya mu Bufaransa, kuko abantu yakoranaga bo bari Abafaransa muri societe ya Mine Wanza muri Arusha, niba mbyibuka. Noneho aravuga ati reka mbanze Kigali. Ubwo niba cya gihe cya 600 baraje Kigali, urumva nyuma y'amasezerano. Yego rwose, hari abantu burya bavuze ati reka biyongoje reka tujye mu Rwanda ho gato, ngo amahoro arabonetse, basinye. Yego, ingabo za FPR nazo zaje i Kigali, wabonaga ko wa mugani hari icyizere cy'amahoro mu Rwanda. Muri Sende bahari, asimbukira Kigali. Avuye Tanzania, avuye Kenya. Avuye Tanzania ho Arusha. Yaje kugaruka mu Rwanda, yarahise avuye Tanzania, yarahise ngo ahita garuka akazajya mu France nyuma yaho. Niko numvaga abamuvugishije mu minsi ya nyuma, nuko ngo yari yabipanze. Ariko ubuhanzi ubwo ngubwo abukora gusa bisanzwe, yabaga bikora bisanzwe mu mwicaye nk'ahantu muri famille, akabaririmbira, nuko yarabikibikora, ntabwo yakiri kuvuga ngo nibyo bintu kimutunze gusa, ariko yari yatangiye izindi kariyeri. Urabibona, ntabwo wamenye akandi kazi yakoraga iyo ngiyo muri ibyo bihugu cyane. Ibyo numvise ko yakoranaga n'Abafaransa, ibintu by'amabuye bacukuraga aho ngaho muri za Arusha cyangwa hafi yaho. Ariko sinzi niba yarabakoreraga muri iyo domaine, ariko yari umudeboyave, kandi wabonaga sobanukiye, afite ukuntu ashobora kuba yarize. Sinzi amashuri yize uko angana, ariko wabonaga ari umuntu
usobanukiwe ufite byibuze niveau iri nuza ya école secondaire byibuze cyangwa se en fin d'université simbizi. Yego. Urumva rero abantu si wowe nyine hari benshi bafatiwe iki gihe Rosisi yasanze hariya iriya ndege icyo jenoside itangira ikabasangamo hariya batari bazi ko bizaba. Nuko yafatiwe rero ntabwo yongeye gusohoka ubwo nyine batangiye banamenye ko okay nta kuntu batashobora kumenya ko winjiye babaga bazi ko hari urumva urabizi nawe. Bati mukamuhiga rero nuko baje kumuhiga tumva yaragwinyamirambo ahantu niko numvise bavuga basi kandi kwa kundi gusohoka umuntu uzi bari bishanye hamwe ari hano ni mushuti abantu dukora muri Canada. Watahana nihishe nanjye we yararokotse ati yarahari rwose twari tubizikora aho hafi ariko we yashatse kujya kureba niba ibintu birangiye sinzi gusa ngo yasohotseho gato gusa baramubona. Ati rwose nuko yagiye nuko bamwishe. Yes, ayo amwe mu yonzi kabisa namenye kuri Manu Matabaro ni gutyo iyo story yarangiye. Ariko ibya mbere yaho twamenyana ntabwo biba yo mbimenya nakabibabwiyeho. Ubwo igisigaye n'umuntu watubwira amateka ye yo kuva mu bwana aho yavukiye byose noneho tukamenya n'icyo n'igice kivuga ku mateka ye kuva mu bwana aho yize inganzo kuntu yaje ndetse n'ibyuhanzi bye byose. Uko byanatangiye nibyo rwose nibyo aho ngaho niho hantu icyo gice tudafite rwose nibyo. Noneho muri aya mateka y'igihugu cyacu uko yakundaga no kuyavugaho ibi bintu nyine by'amoko kuba bigiye byatangiriye nyine za 1995 cyangwa mbere yaho 1959 sorry ndimo ndavuga 1959 rwo nshite kuvuga. Ariko ndumva byaratangiye mbere yaho kuko ho gatoya kugira ngo bigere ahantu habi byatugejeje. Urumva ko hari indirimbo yigeze yahimbye ivuga umugabo w'umuhutu ufite umugore w'umututsikazi. Iyi ndirimbo indirimbo yahimbye irimo ibyo bintu. Noneho bikagira bite bakaza kubwira umugabo ngo ica umugore wawe n'abana bawe. Ibintu uzi byabaye uvuze n'ibintu byabaye ejo bundi muri 1994 uzi ko byabaye. Ariko ubwo ari kutubwira iyo ndirimbo iravuga 1995 iyi kimwe na 1959 musore ndi kuvuga ibintu ndabivanga wala Kinyarwanda yatangiye kumera nabi nushaka kujya wivugira 59 ariko batababyumverega yego iyo mbikimo 1959 sibyo. Yego wakoze cyane pe. Urumva rero iyo ndirimbo iravuga ngo umugabo agasanga atazikora mu nda. Urumva kwikora mu nda avuga? Yego. Kwikora mu nda umuntu akubwiye ngo kubera ko twese turi mu bwoko genda wice kagera. Shabawe urikora mu nda ati ntabwo kandi nutabikora turakwica. Nubwo yarabyemeye baramwica. No agasanga atazikora mu nda agasezerwa no kuvuga yahitaga yicwa. Ye baba we iyo ndirimbo ubwo yayihimbye muri muhe mwaka ko numva iyo ndirimbo yayihimbye ntiyanayisohoye urebye ahubwo ngiye mba numva nzayikora kuko ni mu ndirimbo numva ashaka kuzaririmba nkora nzasohora indirimbo ariko iyo ngiyo nambwiye ati fata kuko nari kwigana cyane nambwiye ati nushaka uzayikoresha rwose ndayikwiye gutyo bimwe niyo mwiyo myaka n'ubundi ibintu byari bikomeye. yabonye ibintu bisa nkaho byabaye bisa nkaho bigiye bigaruka we afate ari no kuvuga ko hari umukobwa yakunze w'umututsikazi nabyo yarabisobanuriye. Nawe rero iwabo barahunga kubera ko ari abatutsi sibyo. Ariko nuko yamubuze ko yaragiye ava mu gihugu aragenda. Urumva rero irimo ikubiyemo ibyo bintu byose umuntu yakunze kubera ubwoko bwe aragiye ntibabanye kubera ko bitewe nuko nyine bamubwiye ngo agende ndako arahunze ko kugira ngo batamwica. Amubura atyo ubwo nyine akavuga muri iyo ndirimbo no akongera akazana indi version yindi nyine
uwo mugabo w'umuhutu ikindi gitero donc ivuga ku gahinda ivuga agahinda sinarinzi ko gahora agahinda nabibwiwe n'uwo nakundaga mama hora ngo yakunze uwo mukobwa umutusikazi wigendeye umva amagambo y'ikinyarwanda arimo yego ririmba ko nambayika mbingoma ntizivuge bakampa akaruru ngo naje kuvunda ishyamba nateye rikera imirunga yo kunshumika ngo icyampa ngo nzave kuri ingoyi nzabaza impamvu yanteye agahinda ngatanga icyo kiru simpfa niyo nimba uwo mwana kazansekera sinarinzi ko gahora nabibwiwe n'uwo nakundaga mama hora. Urumva rero uwo ngundi w'umugabo ufite wundi aravuga ati ngo data nice uwapfumbatiye agasanga atazikora mu nda agasezera ubwo sinarinzi ko gahora nabibwiwe n'uwo nakundaga mama hora. Niyo mana wibaze ukuntu ukiyibuka n'imyaka yose ishize. Ni indirimbo iyo ndirimbo ni indirimbo zirimo amagambo ari very ni amagambo meza cyane ku buryo navuze ni mu ndirimbo ze vraiment nakunze ingiri mu rwose wapi kabisa. Reka tugere mu bihangano bye noneho indirimbo zindi ze waba wibuka uretse iyi uzaze mu byiza by'iwacu mu Kinyaga. Iyo mu Kinyaga ntabwo nanyuze cyane kuri kasete urebye icyo gihe ari amakasete yasohoka urabyibuka sinzi ko waba ubyibuka cyo gari za kasete mu ndirimbo yenda nk'umunani cyangwa se unose ushaka kuhimba yahimbaga izo ashaka zose wandika vuba cyane nkawe yandika vuba cyane hari indi twakunda kuturimbira cyane ni turebe inza gatoya nayo nanjye kwibuka ariko nayo nzi amagambo yayo uzi ko icitse iriya y'umwana w'umunyarwanda yo irazwi cyane no kuri za YouTube. Ese iriya ndirimbo ifite ayahe mateka kumva nta habamo n'amajwi y'abantu baseka cyangwa bagakoma amashyi nta kintu waba uyiziho uburyo naho yaba yarafatiwe bituma ibamo ari amajwi yandi umwana w'umunyarwanda yewe uko numva yadusobanuraga unumvise n'amagambo yayo uko aremye n'uko ateye ni ukunenga urebye ndakeka buri gihe tugezemo hari abakiri bato hari ukuntu bitwara imyitwarire itari myiza yenda kunenga. Navugaga wenda ko wenda yaba ari indirimbo yajyanye mu marushanwa cyangwa se kugira ngo ihimbwe mbese cyangwa yego n'ubundi yahimbye kugira ngo ajye mu irushanwa kandi ituma abona kwiyambere nibyo yabonye igihembo cya mbere mu Rwanda. Yataga muri radio kenshi cyane ari amashyi muri abakoma ndumva ni ukwiririmba nyine ahantu aho nyine habereye ntuza nyine iryo rushanwa. Yego ndumva bimwe twita live nyine kera n'ubu ngubu ziracyahaba ariko ngira ngo bayikoreye ntuza ni gute twabivuga mu Kinyarwanda gufata amajwi bayifasha amajwi ayirimbira imbere ndakeka y'abafana cyangwa n'abafana bose n'abafana harimo ndumva numvaga bisa nkaho harimo abafana ariko hari n'abajije buriya hari igihe bazanamwo abantu kumva ariko
ni wabonaga n'imbere y'abafana bari amashini abafana uko mbyibuka niba hari nk'umuntu yenda uzabimenya wari uhari kugena i Burundi icyo gihe ariko twabyumva kuri radio ariko kumva ko harimo abafana bakubari amashini ibyo cyoga ndayibutse mbese cyoga cyanze inyana z'inyambo yangana uwo ni umuhungu uje gusaba umukobwa ariko aje amubwira ikimugenza yego umukobwa ni cyoga mbese cyoga umukobwa akikiriza ati cyanze inyana z'inyambo yanga narayibonye nkundira mvuga ijambo mfura ya keza cyamuteba natunga ninde wakuvuze muvuge ndaguhorera abo batindi n'ubusanzwe ntibari bazi kurora imanzi mbwirira bisamazi uti muracyapfa iki ko n'ubwanyu butagitashye ubukwe umbwirire na rukamba uti murakandagira bukeya mutamukangira akanyoni noneho cyoga yahitaga amusubiza ambwira ukuntu iwabo batamushaka urumva ko za ndirimbo zimeze nkaho zirimo ya mateka ariko uri kumva niwo mubwira umutipe yarakomeye cyane uriya Sekimonyo yari umuhanzi utanga message ariko abantu ntibumve neza icyo ashaka kuvuga ikindi mu ndirimbo dufite hano dushobora kubona hari yitwa imbabazi bambe niko yitwa ngira imbabazi bambe ndekurira abanjye bave mu kaga nderera umwana abona ubugingo naho nge nzarya nshize agahinda sibyo yego ni hakaba nanone hari iyitwa umwana w'umunyarwanda turayizi twanayivuzeho hakaba nanone iyitwa icyo nkundira mu Kinyaga nayo twayivuzeho hakaba nanone umwana utagira iyajya hari umwana utagira iyajya umwana utagira iyajya reka twumve ndayibutse ariko reka nicaye ngongera kumva amagambo ariko iyo zose yaziducurangira hariho niyitwa ururabo nanone kandi hariho ni ururabo twumva ururabo Ndiri
wayumvise nayumvise urumva ni izo ngizo dufite wenda n'izindi tuzakomeza kugenda tuzegeranya ariko urumva ko ni n'indirimbo nyinshi uyu mugabo yari afite yazifite nyinshi ni shane burya harazi n'ibindi bintu byo kumutipe ko mbona hano hari na kasete ye ifoto iriho ya foto yafite gitara yikikiye album yitwa Umwana w'Umunyarwanda yego indirimbo kuri face A hakaba noneho indirimbo ya mbere ariho n'Umwana w'Umunyarwanda, iya kabiri ni Ururabo, iya gatatu ni Icyo Nkundira mu Kinyaga, iyindi ni Mapendo. Mapendo ko ntayifite kuko turayikurahi. Hakaba none face B. Face B hari indirimbo 3, Umwana Utagira Iyajya, wumva ko itandukanye nayo Umwana w'Umunyarwanda. Hakaba none Amatage n'Imbabazi Bambe. Amatage ni iyihe wayicuranga? Amatage ntayo mfite, ntayo ndi kubona rwose. Amatage ntayo ndi kubona rwose. Yo ko numva nibagiwe ariko rero kubera kwimuka rero n'amakasete nanya afite ariko kubera kwimuka icyo gihe naza ndabyibuka icyo gihe haza bwa mbere yaje afite izo z'Umwana w'Umunyarwanda amakasete yari afite rwose yagombaga no kuyagurisha ndabyibuka akorana na Nansiyata ariko ntabwo byabaye byimwe adusigira nyine aduha kado yari umuhanzi ukomeye, yari umuhanzi kabisa uzi wandika neza utanga message kubi kubera mu gihugu. Urumva ko icyo gihe buriya ntabwo abantu benshi kukereka nko umuntu ukunda muzika nyarwanda ari mu bantu bavuga ati uyu muntu yandika neza kabisa. Tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu ni nkuhe murage ubona uyu mugabo yasize Sekimonyo Emmanuel Matabaro cyangwa Manu Matabaro? Murage nyine hari urebye tuvuge nk'Umwana w'Umunyarwanda uko tuyumva nuko donc yayanditse hari ibintu ubona bigenda bisa nkaho bihari cyangwa bigaruka ku Umwana w'Umunyarwanda. Urumva iki kintu cyo kudashima bike ufite, iki kintu cyo kutumva uwo muri kumwe kugira ngo mukorere hamwe mushobore gukora projet hamwe nka couple kuko nk'abantu babana urumva byavuga nk'ibintu by'urushako n'iki kundumva harimo ibintu by'urushako. Oya n'umwana w'iki gihe uburyo barera n'uburere nabyo n'uburere urumva harimo kabisa harimo message wareba mu bijyanye n'imibanire y'abantu muri societe nabyo yabikomozagaho. Urumva ko deja urumva ni kwa kundi ba umuntu gusa utaragize donc amahirwe ngo akomeze kubaho ngira ngo yari kugirira nawe ikintu amara kabisa kubijyanye no kumvikanisha Abanyarwanda kugira ngo babane mu mutuzo nk'uko bimeze ubu ngubu nk'uko donc politike y'igihugu ari byo imaze imyaka yigisha. Urumva deja vraiment ni uwo murage ndumva yarawudusigiye. Watubwiye ko afite abana babiri, haryo watubwiye ni abakobwa bombi ni abahungu bombi? Ni batatu, abonzi ni batatu, umuhungu abakobwa bakuru n'umuhungu mutoya. Ubu niba bataba mu Rwanda se tugira Imana tukabona akumva iki kiganiro buriya nta wamenya wasanga guhamagaye yagushakisha ariko turi kuvuga kuri papa wabo so yenda nabo nibaza ngo babitubwira ariko tugize Imana nabo bakaza bakatubwira andi mateka byaba byiza cyane. Nta muvandimwe wa Matabaro waba uriho ku buryo yatwunganira muri iki kiganiro? Ibyo rero hari ahubwo twumva nge nawe nzi ntabwo ndumva nawe yigeze atubwira cyangwa se yarabatubwiye nshobora kubona ntabyibuka ariko icyo gihe ndumva ari nk'uhari cyangwa se mubyara wo twumva uzatwumva rwose ndamusabye kugira ngo ashake Ben uwo turi kuvugana nawe hano uri kumpa interview nawe aguha ikiganiro kindi byaba byiza cyane. Cyangwa se umuntu wabanye nawe hafi cyane nanone nawe mbere y'icyo gihe twavuze waba wariganye nawe se cyangwa ndumva bashobora kuba bari bazatwunganira kandi umva ko bishoboka cyane rwose bizaba bishimishije. Reka tugushimire Rudahusha
niko wambwiye ngo niko barivuga. cyane urakoze cyane. Turagushimiye cyane kuko uyu muhanzi twagerageje gushakisha abandi bantu babaza amateka ye ariko ayaduhaye aradufasha cyane. Nanjye birashimishije kuba mwarashoboye kubinsaba nkababwiraho bikeya byo narinzi kuri Manu Matabaro Sekimonyo. Urakoze cyane. Urakoze cyane namwe ndabasuje cyane mwese iwacu murakoze cyane. Bene Inganzo, ikiganiro kimwe rukumbi kivuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere. Ubutabera bw'umuco ni ukuzirikana nyiri igihangano. Nindukibuka izina ryanjye ngwa nkumbure. Ibihe n'ibintu birashira, abantu bagahita, roho ya gihanzi igasigara. Erega inyuma y'igihangano hari umutima wakiremye. Na nyuma yo gupfa nzakomeza ndirimbe. Bene Inganzo ni bene Imana.